Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's your girl Hoza, and I'm not alone. I'm kumwe na my fiance Mbere. Turi kumwe kugira ngo dukore indi video, of course, kuko video ajemo muraza appreciatinga cyane, so namubwiye ati ngwino twongere dukore indi video. Kuko muri kubona kuri title yi Nizamatwi biri kuvuga. Okay, hari icyo ushaka kuvuga wowe utantwa. Iki. Sasanzwe bikora byose. Okay, bon. Bon, by the way, in video tugiye kuganiramo ibintu biri very interesting. So ni mufite ikirahure, ikintu cyo kunywa, ikintu cyo kurya hafi aha kugira ngo tubane tumeze neza. Maybe after smoothie, I have some ice cream, so we're going to be chatting. And snacking at the same time. Video y'uyu munsi nko muri kubona tugiye kuganira ku bana kw'amakouple imbere y'ubukwe. Of course twebwe turabana, niyo mpamvu twihaye uburenganzira bwo kubiganiraho. Hashize igihe tubana tuza kubabwiraho neza. Turareba ukuntu kubana mbere yo gukora ubukwe bibonwa muri society cyangwa se bimeze muri uyu munsi. Nanone ikibazo umuntu yakwibaza ati ese ni igihe cyiza cyo kubana ku bantu babyifuza mbere yo kushakana, maze ubundi dusosi tubabwira twebwe uko twabibonye, experience yacu, ese byaratwubatse kuri twebwe, hari icyo tubona base twende twakwicuza cyangwa ibyo ngibyo. Ushaka kubakopeza kugira ngo bumve un peu structure, abo byinteresa bagume hano tubana. Tumaze imyaka 6 n'amezi dukundana. Twabanye nukuvuga ngo naje kubana na Abe tumaze umwaka n'amezi nabwo 3 dukundana. Yeah, so twatangiye gukundana muri 2017, umwaka ugitangira nza kubana na mu kwa 3 2018. So urumva ni umwaka n'amezi 3. Kugeza ubwo ikindi kintu twagezweho umwaka ushize mu kwezi kwa 12, ubwo ni muri 2022, twabaye abafiancé. Abantu ibyo batabizi ko wenda baguye kuri video yacu bwa mbere, so niyo mpamvu ari ingenzi no kubibwiraho gato. So niyo mpamvu twumva ko nyuma y'imyaka 5 tubana kamwe dufite ako experience, reka tubibaganiza kuko ni ingingo ikunda gucanga abantu. Sebe igitekerezo cyo kubana abantu batarashakana, batarakora ubukwe, urumva uyu munsi ubona kibonwa gute, cyangwa se muri 2023 ubona ari ikintu abantu bagakwiye gutangira gutekerezaho ko gishobora kuba ari ingenzi. Mbere yatubwira ukuntu ubona ubibona wowe. Icyambere biterwa n'abantu bari muri iyo couple. Ikindi cya kabiri biterwa n'uburere. Sibyo? Hari umuntu warezwe, tuvuge munyihangane ndashyira mu bice. Hari umuntu uba wararezwe gikristo akaba atemerewe kuba yanasoma n'umuhungu mbere. Urumva? Uwo muntu azagenda abonane n'uwo muhungu rojoje. Vuga ikinyarwanda. Ku munsi w'ubukwe yarongowe. Uwo nguwo rero nuvuga ngo ya mateka twebwe twize mbere abantu batanabizi, tukiri copine tugahangana mu gihe byagombaga kwanga ugaca izawe nanjye ngaca izanjye, ariko ugaguma uri umukobwa nanjye ngaguma ndi umuhungu. Urumva? Bo iyo bibaye rero baba baramaze kurushinga bikaba ngombwa ko hagira ibyangika. Ndetse na statut y'umukobwa iba yamaze kurenga, agenda ari umugore wavuye mu nzu kwito kurusha uko yagenda ari umukobwa. Okay. Bakundanye n'umuhungu bagatandukana. Sibyo? Icyo ni icyambere. Naho ku bantu kubyo nakwita umuco uko kera byahoze nta n'agaciro bigifite. Cyangwa se twite ko ari umuco wakuze. Noneho uwo muco uko wakuze hari n'abantu bakundana bataziranye bitewe n'amarezo. Rero la personne umuntu ukundiye ku marezo ugahita ugenda ukavuga ngo ngiye gukora ubukwe n'umuntu nakundiye kuri réseaux sociaux, byanga byakunda hari imico bizabekuha bikakucanga. Rero byiza nuko ariko hari icyo mu ijambo, sorry, hari no gukundana mutabana.
haravuga ati twakundana tukajya dusurana tukajya tubonana tugasangira ariko nkaciye zanjye nkataha nawe agagiwe ntabwo ubwo wiga umuntu maze ubwo kwiga kubana maze tukazabana 100% ariko ubwo mwe bamwize kubana se mumarana igihe gihagije ibibi by'ijoro ntabyo muzi ibyiza by'amanywa nibyo muzi cyo ntabwo muba muziranye vraiment kandi partie nini ya couple iba mu ijoro niko njye Iki mwijoro, okay. Haba ubwoba, haba mwijoro kwa. Mbega ukeneye kumubona saa 24 ariko hari abasurana bakapasa weekend bakajya mu mavakansi ariko bakagaruka bagasubira muri routine ya buri wese kandi babakandi. Siro utaramenya uwo muntu none se n'abana bacana inyuma kubera telefone kanswe umuntu uratahe wawo gusa ubwambura kutashye. Yeah, so nge ndabona nkeka ko ukuntu kubana ni imico of course iwacu mu Rwanda cyangwa se muri Afrika bikiri kirazira bitabonwa neza bitagaragara neza ariko mu bihugu by'amahanga of course uwo muco urasanzwe niko navuga akenshi natwe tugeze nino hari ibintu ejo bundi wambwiraga ngo iyo mugikundana muri couple muca muri honeymoon phase mu santimes bazikiri ukibona ukumva ibinyugunyugu mu nda ariko iyo faza irashira nyuma ya wenda y'ukwezi amezi 2 none ugatangira gukunda umuntu kubw'urukundo vraiment utangiye kunamumenya n'utudefo twe n'utuki ugatangira kumukunda atari bya byo kumuharara kuko kundi umukunda by'ukuri ugatangira kubona agaciro ke kashize ugatangira kumwifuza uruhande rwawe niyo bigenda cyangwa niyo bitagenda you know so aho ngaho ndakeka ko hariho umuntu avuga ati uyu muntu afite akamaro mu buzima bwanjye ese ubu sinshaka ko amba hafi kenshi gashoboka ese ntibyaba nanone akarusho tubanye ndakeka ko nuko ino ubwo turi mu Bufaransa ariko ndikuvuga abantu babana ndakeka ko nuko twebwe tubibona ko umuntu tugera tukamubona nk'igice cy'ubuzima bwacu gikomeye cyane ku buryo umuntu aba yumva ava mu muntu yaguhorera iruhande kandi ukifuza no kumumenya kurushaho ku buryo uba wumva nyine mwisi iri ideal iri ideal mwaba muri kumwe already mutagomba gutegereza ngo tubane ngo dushakane ngo imbere y'Imana n'abantu ushaka kumumenya kurushaho rero uburyo nasobanura abantu uyu munsi batabana cyangwa batakibyumva wumva ushaka kumumenya kurushaho kugira ngo umunsi nugeraho kuvuga ati ndashaka kubana n'uyu muntu uzabe wumva kuko uzi umuntu ushatse uwo ari we uzi ibyo akunda uzi ibyo yanga uri shuwa kurushaho na character ziwe ariko iyo ushatse umuntu utamuzi ntabwo uba umuzi nyine uradekuvura kandi iyo utangiye kudekuvura umuntu hari igihe ushobora kubona waribeshye ushobora kuba wahindura ari byo bavugaga ngo wamaze kwambara impeta wamaze kurahira wafashe ibendera kugira ngo mutandukane ni process rimwe na rimwe hajemo n'abana already kuko hari abantu bahita bagera no ku etape yandakurikiyeho rero nibyo bintu bigora tanyo gufacilita kandi kuri kote zombi biraborohera haba umuhungu haba umukobwa biroroherana ukavuga uti en fait ntabwo bizaca mu igendere nanjye nigendere umukobwa ntajyane cicatrice yawe n'umuhungu ntasigarane ideni hari icyo akugomba okay again hano turi gusangira experience yacu nka couple imaze imyaka 5 ibana mbere y'ubukwe ntabwo turi kubabwira ati mugende mubane n'abakopa banyu n'abakopine banyu n'abafiancé banyu nimba mutari kubyiyumvamo nimba atari conversation mwagikoze nimba atari ibintu wiyumvamo here we're not forcing anyone we're just sharing nabaye abantu uvuga ati abangaba bavuma babigerageza bagerageza iki kubifuza kubana kuko gusezerana no kubana nkuko kwacu ngo wese abigerageza ntabwo bisaba etape runaka no umukobwa wumva ari prêt akunze umuhungu n'umuhungu wumva akunze umukobwa pourquoi pas batabigerageza batavuga ati reka dutante la chance turebe cyane ko nyine mu byo mbabwira biba bitari ibyahatari muramutse mutandukanye urumva mwabigerageza iki cyaje cyose mushaka umukobwa yabona bitamurimo nyuma y'icyumweru agaca
nyuma y'umwaka agaca c'est pas grave ubuzima bugakomeza mukibagirwa histoire ugatangira indi. Ngiye ikindi nakongeraho ikintu cy'ingenzi hari abantu basubukana Mbere nta intention bafite. Ndakeka ko wowe nanjye n'urugendo ngiye guhatanga tugitangira kumenya dutangira gukundana vuba cyane nyine haba iyo phase nyine nabwo hani mu phase aho tuba dukundana biteye ubwoba n'ubu turacyakundana biteye ubwoba ariko babwira bari cyane nanjye numvira ariko hari ahantu rero ko batuye umuntu usko ndi kumubona muri future uyu muntu ntimuzajye kubana n'umuntu utari kubona udafite intention zo kubana nawe. Ntabwo turi Imana ntitureba kure. Oui, mais quand même il faut uzabane n'umuntu udakunda. Icyambere uzamukunda. Hari ugukunda ariko hari no kubona wanamukunda pour toujours. Hirenge ibyo birahinduka. Oui, ariko ugendera kuko ameze uyu munsi. Ugendera nyine ku by'ukurikiye uwo munsi. Ubana nawe hanyuma mu kubana. Mbere yo kubana nawe, il faut considérer nk'umuntu wabona ariko nta muntu ukunda umuntu. Nta muntu ukunda umuntu adafite iyo gahunda Mbere. Hari abantu basohokana n'ibiguruka. Abo ngabo nta. Ni abo ni bashaka. None sabo barakunda. Basi kwishushanya. Nuko no kwishushanya. Kandi akavuga ati ngwino babe ngwino tubane kugira ngo ina profite za benefits zo kubana. Nyina nimba ari ibyo ngibyo mugenza. Abo bantu ndabiya. Wo ntabwo akunda. Imitima y'abantu. Wo ntabwo abakunze. Mais justement muri iki gihe kugira ngo umenye niyo mpamvu mugomba gufata igihe cyanyu kandi namwe mukareka kwibeshya. Umusore ntuzasabe umukobwa ntuzagire icyo kiganiro cyangwa ntuzamusabe se waza ukamuvinga dore urufunguzo wenda uzazi igihe ushakira ugize nimba atari umuntu ukonsidera ukunda byandi by'ukuri apana n'ibya ese kubwira y'amasantime no bakobwa narigiye kubageraho nawe mukobwa urumva ntuzabane umukobwa akamubwira hari umukobwa ushaka situation y'ubuzima bwe itameze neza, situation y'ubuzima bwe yakeneye kwihinduka, akifatisha umuhungu ashaka guhindura ubuzima bwe. Par contre urukundo rudahari. Non, c'est pas bon. Si, la plupart y'abakobwa benshi niko bigenda. Nyine se ntabwo ari ibintu byiza. Ariko umuhungu we iyo yagukunza gushaka kubana nawe, c'est pour de vrai. Ariko umukobwa ashobora kubana nawe ntabyo ateganya. Umuhungu yabana nawe atabiteganya. Umuhungu yamaze kukwakira ashaka kukwafisha aba ari sérieux. Par contre umukobwa umushobora no kubana imyaka 10 atagukunda. Kandi kuko ntasho afite kubera ko ari ubuzima bwabimuteye. Ashaka ubuzima ku izina ry'Imana ibyo ni ibintu bibaho. Cyangwa se mugabana ubuzima bwose. Mutubwire hasi in the comments. Sinigeze mbibona gutyo. Umukobwa ufite iwabo bamukunze, umukobwa ufite ubushobozi, umukobwa uzi kwiyitaho, umukobwa udafite icyo gukeneyeho, mushobora kubana ukavuga urukundo n'urwaye. Par contre umukobwa uzabana nawe ukumva arakubwiye ngo iwacu hari tubazo cyangwa se famille yanjye. None se nta muhungu nawe ushaka kuza kuba muri appartement yanjye kuko nawe afite hari abakobwa bafite ukuntu bihagazeho. Hari umukobwa ushaka wihagazeho kurusha umuhungu muri relationship. Umuhungu nawe akaza avuga mbonye ahantu nzajya ndara. Amplisi mbonye access y'umuntu uzajya umfubataburije. Umuhungu ntabwo yasinzira insomnia. Ari capability. Uri kumbwira ko abakobwa bo ko nta bahungu bakina amayeri, uri kumbwira ko abahungu bari ari ntabazima basinzira. Ariko barahaba. Ariko ntabwo amara umwaka. Igihe cyose amara umukobwa ashobora gukeka ko ahari. Ariko umukobwa ahubwo ko yavuze ubuzima bwose akajya no gusinya mu murenge. C'est ça la différence. Ariko umuhungu ntiyajya gusinya mu murenge. Arabikwepa buri gihe. Umuhungu aba ari kwikipabiliza ibi bintu aziko ari aziko yabaye inganzwa. Uzi icyo kintu. Par contre umukobwa we kose umugabo ari usanzwe kumutunga. Umva icyo mbasaba muzajyemo nta gahunda mufite mudakunda umuntu by'ukuri kandi muzabiganireho mwumve ko buri wese ari ready yo kubikora.
ese ujya wibuka twebwe uko byaje antuka byari byiza ngiye ikintu nakunze nuko first of all twebwe twatumwe muri distance relationship rero gusurana twarasuranaga dutuye mu bihugu bibiri bitandukanye ariko bituranye ariko kure twategaga nk'amasaha 8-9 umunsi wose ukirirwa ugenda rero twaza tugasurana biba too much kuko buri gihe twasezeranaga uyu nguyu noneho ntiyamenyaga ko yongera ngo yapfushije uzi ko umunsi wa nyuma buri gihe twarashwanaga kuko yabaga ameze nk'umuntu wandakariye hari umva ntabwo ari ikosa ryanjye nawe si ikosa ryawe ngiye buri wese it's a long distance relationship nyine nabyo mubwira vacances ziraranye isagise y'urukundo agahinda karamwicaga isagise y'urukundo ngaho rero ibaze ku bintu ari ibintu bidashinga so ndi wakuye conversation twayigiranye twabanje kugira conversation tugatariko byaba byiza nkajya mugana ko byaba byiza umuntu nongeyeho nk'indi minsi byaba byiza nongeyeho ikindi cyumweru maze ubutaha nkaza nongeyeho icyumweru n'iminsi n'ukwezi ibyari iminsi byabaye ibyumweru ukwezi numva nta n'ukwezi ntiguhagije kugira ku buryo twembi mbega au même moment byatangiye guklikinga mu mutwe turavuga ati ariko tubanye byaba mieux tutangiye kubona ibyagenda mieux tutangiye kubivuga muri teori pratique yabaye vuba kurusha uko twabikekaga ariko nukubera ko mu mitima byari ariko mu mitima iyo conversation yari yabaye kwinstara impamvu rero utafata ibyango bisanije n'iby'abandi kuko abantu bose bafite navuga ko bafite ubuzima butandukanye n'ubwacu hari n'ababana bebe bagakundana umwe atuye mu gikari cy'undi rero ngiye icyo navuga nuko urukundo iyo ruhari wabonye neza ko ari urukundo rwawe ntuzarureke ngo rugucike ariko n'urukundo zarukunde dokaye nujya kwiyangaje no muri ibyo bintu ntabwo ari byo biremporta haba kujya kurahira ku dhapo cyangwa se ahandi uzabanza urahire mu mutima wawe voilà nicyo kintu nkeka ko kuri twebwe cyatumye twe dufite ubwoba bien sûr na etape ikomeye ni intambwe ikomeye ntabwo turi kwica amazi ntabwo ari ibintu ukora byoroshye ni etape ikomeye hari umwe cyangwa rimwe na mwembi umwe asiga ubuzima bwe cyangwa imico yaramenyereye nta nicyo utakaza kuko nimba koko urukundo ari rwo kintu cy'agaciro kikudomeye ni cy'agaciro mwe buri muntu afite lifestyle nimba aricyo kintu kigutsinda aricyo kintu ushaka kurusha ibindi move nimba nkuko wavuze ntabwo tubivi ubuzima bumwe hari abantu bafite utuzi navuze ngo nimba aricyo kintu ushaka kurusha ibindi oui mais ntibikura ko n'ibindi ari ingenzi ubundi buzima n'akandi kazi tu peux toujours recommencer oui mais ça reste recommencer c'est pas un transfert ça tu vois on sait pas ubuzima nayo wayaka transfert wayaka en tout cas icyo nshaka kuvuga nuko ntabwo ari ibintu umuntu agomba gukora ahubutse ni ibintu umuntu ntabwo ari ikintu tant qu'il y a harimo urukundo rwizewe surtout moi je vous conseille byoroshya ibintu byoroshya amahitamo bituma nawe umutekanye uri gukora iyo move nkuko baby yarabivuze ça va okay so mbere yuko dusoza nyuma y'imyaka 5 ngiye kuri ngiye mbona icyemezo cyo kubana mbere y'ubukwe cyaraduhiriye hari byinshi byatumye twiganaho mumenya kurushaho kandi turacyakomeza ko umuntu arevura iwabo umuntu arahinduka nk'uko wari uri kubivuga niyo mubana hari igihe yakundaga mu mwaka wa mbere mubana uyu munsi bitakimubwira afite ibindi bintu yikundira cyangwa afite indi mico cyangwa afite umuntu arevura iwabo umuntu arahinduka kandi ni na byiza kandi niko bizahora ariko kuri ngewe ntabwo ari experience nziza
hari abantu bavuga ati ese kubana n'umuntu mbere y'ubukwe ntimuhararukwana ntimumenyerana nase nyuma y'ubwo ntimumenyerana mbere y'ubukwe nyuma aho yabwo ubwo ntimuhararukana nicyo kibazo none se aho kumuhararukana noneho nyuma y'ubukwe noneho muzaba mukivugana iki ko byose mwamaze kubisharinga mbere muzavugana ibyo mwavuze ubundi abantu babiri ho kuvugana cyangwa muzashyira mu bikorwa ibyo mwavuze ikintu ntabwo ari umunwa en fait hari abantu iyo babana niyo ibyo uvuga wabisubiramo inshuro 70 wero problem tanko ubyumva bimunezeza none se cyangwa ntimuvuge ubona experience y'imyaka 5 mu Rwanda rwanya ugeze no sinigeze mbana nanjye n'umuntu weya reka nkubwire nyine cyako ari icyemezo cy'abagabo twakoze wabyitwayemo neza nizera ko nanjye nabashe kubyitwaramo neza kandi turakomeje of course there are ups and downs hari igihe ntazibonesa kumana ntabwo bakeneye kubira tuzagenda bagakeka ko byose la vie est belle il faut savoir ko au fait urukundo niho hubwo no mu bibi urukundo ruraryoha fogo no mu ntambara urukundo ruba ruryoshye ariko intambara y'urukundo zuguna iryoha iyo ushwana n'umuntu ukunda kandi murara hano utaza no kumucika utanakupa telefone no uba oblige hamwe kumva ari itegeko ko icyo kibazo cy'uwo muntu kigomba kuva mu nzira ubura amahoro n'umuperezida uyobora igihugu iyo ageze mu rugo agasanga biranze ashobora kurara adasinziye juste kubera umuntu rero urukundo ni ruri hejuru y'ibintu byose rukuyobora uko rushatse urukundo ni nk'urupfu tapa moi dire nimba ari rwo rwadesize tu ne peux rien niho ubonera niho nabona ko umuntu agufatiye runini kuko iyo bitagenda neza mu rugo yaba ku kazi like everything changes, everything is different. Uba udafite amahoro mpaka ibintu byasubiye mu buryo uzi kubona your best friend iyo umuntu abana sinzi ku buri mwe ariko njyewe uri inshuti yanjye magara byongeyeho kukuriwe kuri njye already. So none se singo rukundo afite iyo mbega bitagenda neza hagati yacu kandi tutaha ahantu hamwe turi mu gikoni kimwe turi mbega hari igihe mwese mu mucecetse nyine buri wese yihagazeho buri wese ashaka kugumana argument ye buri wese ashaka kuvuga ningiwe uzi icyo intambara y'amagambo ariko umutumva uti si wowe twakagombye kuba turi gucana muri ibi byaba byakwana byamara icyumweru uba ugomba gukemura icyo kibazo kandi cyiza cy'icyo kibazo waba uri umugabo ufite ubwanwa bugera ku mavi waba uri ufite imbaraga nk'iza Samson cyangwa se Samson urangira upfukamye shwa uvuga uti mbabarira sinzongera nicyo ngicyo iriyo ntambara abantu benshi batumva uburyohe bwayo aho umugabo avuga ati aho usanga uri kwiyexplica n'umuntu ndetse wanakabwiye uti cicika ariko kuko ari umutima kiba nawe nubwo yaba nganishaza akurusha ingufu munganye muri babiri murarebana ntabwo ari umugenzi wawe wavuga uti ndamukubita urushyi umuntu wo hanze wavuga uti ndamubloka ubuzima burakomeza no niyo yaba ari umukopine wawe ungana intambara yawe ugomba ukavuga uti fokesa ni umutima rero urukundo ni ikintu cyiza abantu urukundo ruraryoha kandi ikintu kirindyohera njyewe ni ukuntu umuntu areba inyuma ibyo byose byaciyeho ukabona ukuntu wize umuntu ukabona ukuntu iyo ubonye atangiye no gushyuha mu mutwe ubonye useka ndabizi ugiye gukora gutya ndabizi ugiye kumva feelings zimeze gutya t'inquiète habaho kutumvikana twavuga ati ndabizi ushaka ubifashe nabi uburamumenya ukabasha gutegura ibyo byose
ku buryo nyine umenya ko niwe muntu wawe nawe bikangira abaye umuntu wawe ku buryo ubumva nta wundi muntu ukuzi ku buryo mutangira kuba mwana komunika nta n'umuri ufite icyo ari kuvuga tukarana mu maso turi mu bantu akahita nkamenya arashaka gutaha yarambiwe akeneye icyo kunywa ari kwigunga ku buryo aba umuntu wawe ku buryo wumva ko nta wundi muntu ukumva nkawe and kugira umuntu nk'uwo mu buzima cyane cyane mu buzima bw'uyu munsi aho buri muntu wese aba ari mu isi ye ukagira umuntu utaha mu rugo akaganiza umunsi wawe ukamuhobera ukamupfumbata uko ntabwo ari realisije turi gusoza reka umutima uvuge ngende kubabwira experience yanjye après arende de nibo bihitiramo ariko nzi ko benshi bibaza ukuntu tubigenza bibaza ibanga ryacu bibaza kuma ufe ni gute nyuma y'imyaka 5 tukigendana tugikundana nuko ni nakazi ni amahitamo twahisemo yo kubana haba hari icyo gihango cy'ubukwe ni from day one ni igihango cy'umutima ubundi ubukwe nta gihango ubukwe nta gihango gucanga ndetse n'umurenge cyangwa se jose papa nta gihango bitanga igihango cya mbere kiba ku mutima isezerano rya mbere ni ku mutima iyo wabyiyemeje ukabisezeranya umuntu uri kureba fasi turi mu gihe isi yamaze gutera imbere ubu ushobora gukunda umukobwa uri muri Amerika ushobora gukunda umukobwa uri mu Bwongereza ushobora gukunda umukobwa uri mu Rwanda ariko kugira ngo umumenye bisaba igihe bisaba ko mubana kuko uburere bw'umuntu uri muri Amerika n'uburere bw'umuntu uri mu Rwanda buratandukanye ntabwo uhubuka ngo ugende uvuga ati mvuye muri Amerika nakunze uyu mukobwa kuri Facebook ngiye gukora mariage tefu deja nturana mubona yambaye ubusa ntuzi nimba afite ibiheri munsi y'amabere ibyo ni iby'inyuma ibyo wanabireba kuri video mashu désolé ibaze ariko imico n'imyumvire na kamere nabyo nyine urumva la personne en fait noneho no kuba ubana nawe ukabona utugeso nimba ari umukobwa urako kuri telefone ari urako ku marezo ukabujya kubana nawe uzi ibyo akunda n'ibyo yanga ariko uzi kubana n'umuntu ejo mu gitondo ugasanga arakubwira ati nikundira kagwa ngomba kukamwera mu kabari ugasanga tu peux même pas supporter ça uzamugenza utese waramaze kumuzana mu mago abantu bose bazi ko ari wowe umufite uzamukubita bazagufunga uzamuzirika bazagufunga utawe kuzana umuntu mwumvikanye neza uzi ibyo akunda n'ibiranga wasanga imico yidakuye n'iyawe ihabanye n'iyawe restombe ubu gifite igihe cyo gushaka kandi utaricaye reputation yawe utari umugabo wananiwe umugore ikintu gishekeje mu muco wacu mu Rwanda amakosa yose yashaka umugabo umugore iyo yahukanye n'umugabo wananiwe umugore bakavuga ngo yavuye mu nzu ariko umugabo yananiwe umugore donc muri byose mugabo niwe zingiro ry'ibyo bintu bisobanuye ngo ni nawe nyirabayazana kandi je suis désolé niwe nyirabayazana kuko n'abakobwa nta mukobwa utereta umugabo ngo ngwino undongore ariko iyo ari wowe wamwizaniye wowe muhungu wagiye kumwiteretera kuko nibyo biriho nibyo nzi ni nabyo nshaka gukomeza kumenya wowe wagiye kumutereta wagiye kumushaka ufite intérêt yo kumumenya kuko ni umuntu ugiye kuzana mu buzima bwawe kandi ugomba gukuza yaba mu byiza kugira ngo werekane en fait uzawufashe rôle na responsabilité iyo ababyeyi bari bamufiteho cyangwa se abandi bantu bamureraga wowe ni wowe zizaba zigiyeho bango rero kuba neza kwe ni wabikesha guseka neza gucya no kuba mwiza byose abikesha wowe rero kugira ngo ibyo bikorere umuntu bisaba ko umukunda uriyangaje alors banza umumenye ça coûte rien ibyo bintu biraba ushobora no kumusezerana nawe ukamujyana n'imbere y'Imana yo mu ijuru hariho mugiye gusezeranira nyuma y'imyaka 40 n'ibirori bikaba byiza cyane ariko tant que utaramenya umuntu wijya guhatiriza c'est pas bon abantu benshi tujye twumva amakouple yahuye mu buryo ngo hajya ngo ni coup de foudre kumva ngo urukundo ruraka mu byumweru bibiri
ariko mu cya gatatu rukazi ukagira ngo ni buji yamanutse ikagwa mu mazi ngo no faut toujours y aller mollo ukamenya umuntu ndetse ukiga no kumukunda bya nyabyo. Bon muri make tubahaye tubabwiyeho gato kuri urugendo rwacu rwo kubana kandi turacyakomeje urwo rugendo ntabwo twebwe twigeze twishiraho pressure y'ikintu cyitwa ubukwe kandi turakomeje nta pressure turiho tugendera kuri ritme yacu fa kuba turi kumwe nkuko twabwiye ikingenzi kuri twe bana mu bukene bwacu favuwe ubundi ubukwe busaba amafaranga kandi ayo mafaranga ni amafaranga abantu benshi badakunda kubona bagishaka no kubana. Rero qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que urashaka amafaranga ukora ubukwe utumire aba X n'aba Y baze bamwe nibarangiza mu gitondo ujye gusigara uri kuguza amafaranga yo gutunga ubukwe? Nawe uvuga ibintu kandi ushaka kumvikana na uri kumwe ko kugeza ubu nta twabuze amafaranga y'ubukwe, nta mafaranga y'ubukwe twabuze, ahubwo vuga uti kuri twe ntabwo ubukwe definition importance duha ubukwe ntabwo ari yuho abantu benshi baho ubukwe kuri twe ubukwe bwacu bwabaye mu mitima yacu ubundi buzaba. Don't worry buzaba. T'inquiète pas ndashaka kwambara agatimba one day. Ariko umviriza. Hari ibindi bintu by'ingenzi pe kandi byanyu mwembi kandi byacu twembi byatugeza ku zindi ntambwe byatuma nanjye ku giti cyanjye nevoliwa nawe ku giti cyawe evoliwa natwe nka couple twevoliwa binteye ubwoba kurusha urukundo rwacu ngewe ruri secure. Nta kibazo nawe nshaka kurwemeza ngo via mariage n'ibiki ariko respect ku bantu bakoze ubukwe n'ibiki, respect ku bukwe n'isezerano ni umuhango respect kandi nanjye nifuza kuzakora turi mu nzira ariko no I'm not pressured, no pressure. Anyways iyo faze uyirangije utayirangije ko ntabwo waruzi icyo ugiye kuvuga kuko sinumvisha impamvu ngomba kwisobanura kuri iki kintu ariko buri couple nyine ifite urugendo rwayo rufite ariko urwo ni urwacu tubaciyeho muri make iyo faze yacu yo kubana ni ikintu turi kwenjoyinga everyday nyuma y'imyaka 5 turacyakenjoyinga nkuko mubizi mubana natwe ndakumbuga ariko even in real life ni ikintu twenjoyinga byatumye dukura byatumye tumenyana kurushaho and turi uyu munsi vraiment turi proud y'iki kintu twakoze kiri courageux ni ikintu gisaba ingufu gisaba gufata risk gisaba akazi kuri buri ruhande buri wese bagomba kwitanga ayo majoro muvuga ayo majoro mutaryama muri gukosora ibyo bintu bitageze neza ni ibintu bisaba akazi ariko couple yose arabigiye ariko nkuko twabivuze iyo muri munsi munsi y'inzimwe it's different. Anyways reka tureke gutinza iyi video ibyo mwifuza bindi kumenya cyangwa se ko tubaganiza muzabisige hasi in the comments. Iyi video nimba hari abo yafashije mwitubwire hasi in the comments nimba mushaka kureba video zindi aho tuganira ku bintu bya couple kuga periode k'ikintu runaka cyangwa se kuri topic runaka mujye mutubwira tubiganireho. Turahari natwishyure dushaka amafaranga y'ubukwe. No uzaganuke ntabwo ubukwe mudutwerere mudufashe. Anyways wakoze kubana natwe and mwakoze namwe kubana natwe and turahari anytime you guys want to anywhere. Social medias yacu murasanga hano hasi maze dukomeze tubane mu rukundo of course. Okay babe abantu mugire weekend nziza nimba ino video izasohoka muri weekend cyangwa mu kwezi antuka uno munsi ni ntabwo ari uyu munsi ni samedi umunsi turi samedi. Mbere ndabakunda cyane murakoze bye.